harimo nk'abantu mba ndi kumwe n'abana nabasuye bagatangira kwibaza batese ko yasuye abana batagwingiye imeze bite ngiye ndwanya kugwingira ntago abagwingiye yego nabo nabanje ariko ntago ari byo byonyine bindeba umwana uwo ari we wese uko ameze ndamukunda kandi ari mu nshingano zanjye ndanamwishimira rero ubwo umushinga nge nzawukora muri ubwo buryo kugenda asanga abana bafite icyo kibazo cy'imirire mibi bahangayitse yego wenda abagwingiye bo biragoye kugira icyo babafasha kuko amazi aba yarenze inkombe ariko ni muri ubwo buryo ndumva ariko nkunyuremo nzabigenza amasubizo inyuma gato rwamagana byagenze gute challenge yabayemo ngiye kugira ngo challenge yabaye twarabyumvikanye turandika iletre na n'ubushatse kwiranabu yasigaye hanyuma baraduhitiramo umurenge baduha n'itariki nyuma y'ibyo rero nibwo yavuze ati ntago twebwe mu karere kacu ntago harimo igwingira nta kibazo gihari ahubwo mwe mugende mureba aho bikabije aho icyo kibazo kiri hanyuma mugaruke nimuharangiza ugwenda natwe ubu uyu munsi wa none ntago turi mu bafite icyo kibazo yabumvise avuga se ahubwo ko ari wowe utaramukomeretsa hakiri kare agakora n'ama excuse mu itangazamakuru warayabonye njye ntago ngiye yakiza mbwiriye imbogamizi ko namukomeretsa ari ikibazo cyo kumukomenika hakiri kare kuba yarabivuze mu itangazamakuru yarabivuze mu itangazamakuru ariko njye ntago ari ibyo ntago yagize anabimbwira kandi twandika ababitubwiye nk'ubu umurenge batubwiye njye ntago nari nkuzi nawe yakugaragazaga ko yashatse ko mu binonosora banga kuri telefone nta koroye nigeze mbona na n'ubu ngubu nabivuga ntago nigeze mbona koroye imbwira ngo impamagara ngo muburi mwihore nyine nanjye ni nkuko ndi kubivuga twaravuganye tuvugana kuri telefone ariko muri kiriya gihe habayeho n'indi challenge ikomeye cyane nabonaga ishobora no kunkura kuko abanyarwanda babifashe nabi cyane ibintu binini batangira kumwubahuka baramutuka bitewe n'uburyo nabonaga abafana banjye bamutuka kandi bidakwiye nararebye mbona n'ubundi ntacyo navuga ndabana icyo ari buvuge nashaka avuge gute n'ibyihoreye nkabyihorera nk'icyo cyane ntacyo byantwara gusa ikindi twakongeraho kubyirwamagana ibikorwa byose bigira procedure sibyo ntabwo tuvuga ko meya yabeshye cyangwa se yavuze ibyo atazi meya azi akarere ke kurusha twese twicaye hano ariko meya system ni nini akarere gakoramo abantu benshi Josiane ashobora gukomunikana na secretary ntakomunike kuri meya bikamugwa hatabizi nibwira ko yaba meya yaba Josiane buri wese afite mu nshingano kurengera abo bana ntabwo meya yavuga ko abana badahari kandi bahari ariko ikiriho ni ukugira ngo ibintu binyure muri cyano bigomba kunyuramo atari ukwakiza nga Josiane yabikoze nabi meya yavuze mu itangazamakuru numva ko atari byo twatindaho ahubwo ikigamijwe ni ukubikora neza ni ukunyura muri cyano bigomba kunyuramo bikagenda neza tutitaye ku wakoze ikosa kuko twitaye ku wakoze ikosa ushobora gusanga tugiye mu bintu byinshi cyane urakoze cyane nta hantu hari specific twari twafata ngo ubu niho next ntabwo nababwira akarere tugiye kujyamo ariko no muri ibyo twavuze burya iyo wateye intambwe imwe ukayitera nabi iyo usubiye inyuma bigusaba ku freezinga gatoya ukabanza ukabyiga kuko niba twaragiye yenda rwamagana tugasanga wenda n'ikindi nanongera utararenga niba twarabashije kwa twakorana n'ikigo kibishinzwe na twarakoranye n'ikigo mboneza mikurire y'abana niba twarakoranye na minisante abo ngabo bonyine barahagije kugira ngo bahite batubwira bati muhere muri kano karere ndumva icy'ingenzi ari ugukorana n'ibyo bigo bya leta kurenza kumenya twebwe kwifatira akarere ngo tube ngo aka karere niko tuzaza kuvuga muzajya mujyana nabo cyangwa mwahabugemererwe nabo ko muzajya ibunana kuba twategura imishinga yacu hamwe ukaba tubwira bati noneho ahangaha mushobora kugenda ntabwo ari ngombwa ngo tujyane nabo ariko kugira ngo tube twabyemeranye twafata ibyemezo hamwe mu mushinga wa Miss Popularity 2019 wo kurwanya igwingira ry'abana turateganya ko mu mezi asigaye kugira ngo asubize ikamba byibuze muri buri karere kagize igihugu yaba kari mu igwingira yaba ko ritarimo
nk'uko yabisobanuye ntabwo akorana n'abagwingiye already, kandi buri mwana wese udafashwe neza ari muri risike yo kujya mu igwingira. Turateganya ko byibuze muri buri karere twazakoramo igikorwa twebwe ni ukurwanya igwingira ry'abana, ntabwo ari ukujya aho bagwingiye. Haba na Nyarugenge haba na Gasabo tushobora tukajyayo kandi tubona abana bake bagwingiye mu mujyi wa Kigali. Ntabwo rero Josiane gahunda yo gukorana n'abana bagwingiye, ndagira ngo making clear, ni ukurwanya igwingira ry'abana. Yababwiye ibintu bibiri: kurya nabi cyangwa ababyeyi batazi gutegura indyo z'abana. Abo bana ku isi yose ni Burayi umwana wese ashobora kujya mu igwingira, ariko nitunagusura uri meya, nitunagusura uri minister, ntuzumve ko uyu mwana w'imyaka 23 se aje kuvuga ko abana banjye bagwingiye bati no, ntabwo aje kureba abana bagwingiye, aje muri program zishobora gutuma hatabaho igwingira ry'abana. So nicyo kintu nkeka ko n'abantu bagenda bakurikira n'ibyo bya Rwamagana n'ibiki baba confused. Ntabwo umushinga wa Josiane ari ugufasha abana bagwingiye, ni ukurwanya igwingira. Usubiza ikibazo cyawe, tuzakora ku buryo ikamba zarisubiza byibuze muri buri karere twagezemo. Nitugeramo tugasanga nta bari no muri izo risk, that's very good. Ni byiza kuri we, azagenda avuga ati wow, umushinga wanjye narawuteguye, ko nawushyize mu bikorwa, ariko byibuze nta karere na kamwe nasanzemo abana bagwingiye, ahubwo nakanguriye ababyeyi ku ibyo bitabaho. Muri kuvuga ko hari abantu mufatanyije inzego za leta, hari izo mwavuze, ubundi muri kugenda musa nk'abatazivuga neza, bagira ngo mufashe musobanurire abanyarwanda inzego n'izihe ibande, kugira ngo nka Josiane ntabwo afite MOU n'ikigo runaka. Nta MOU ni amasezerano asinye n'ikigo runaka cyo gukorana. Impamvu twavuze ngo tuzakorana n'ibyo bigo nuko bisanzwe biri mu nshingano zabo. Ikindi kandi byana twaproject, kandi hari n'ibigenda bidusaba, ese umushinga wanyu uteguye ko mwawize ko mufite popularity, mwazaza tukajyana mugakangurira aba babyeyi. Sinziye niba mwaramubonye ubushize yari Rubavu arwanya Ebola. Ntabwo afite mu mushinga wo kurwanya Ebola, gusa yenda icyo nahita nkomerezaho kuri Ebola, naho abantu benshi bagiye babyibazaho cyane. Ebola njyango na ikigo UNICEF nacyo ni ikigo gifite abana mu nshingano zabo cyane. Ikindi kandi Ebola nubwo bwose ari mbi ku bantu bose, ariko by'umwihariko ku bana batoya igira ikibazo gikomeye, kuko umwana wa Ebola ageze biroroshye kwita akabura ubuzima, mu gihe umuntu mukuru we yagezeho ashobora kwivuza agakira. Ni muri urwo rwego byose bijyanye n'abana. Ikindi kandi ntabwo natambikire ngo mvuge ngo ni umushinga wanjye, n'ubundi nibyo nari ndimo, kandi abantu benshi ibyo ntabwo babizi. Bo bumvishe ngo ni Ebola ntibareba kuri ahubwo batumva ko ari ibintu bihabanye. Ntabwo bihabanye, nta naho bitandukaniye, byose ni ku mwana bireba. Ubwo nabyo biri muri bimwe bidasobanutse twavugaga, abantu bagiye bavuga ngo bidasobanutse ni ibiki. Ibyo nabyo abantu benshi babivuzeho bibatera urujijo, ibintu birebire cyane, ariko icyo nababwira nuko ni ibintu bitanye isano rya hafi cyane n'umushinga wanjye, umushinga wo kurwanya igwingira ry'abana. Wabarugajwe n'indwara z'uruhu, waba ufite ikibazo cy'ibiheri bidakira, tugane muri Monaco Cosmetic ubashe kubona amavuta atandukanye atuma uruhu rumererwa neza kandi ukabona umwimerere warwo. Dusanga muri Kigali Grand Pension Plaza muri etage ya mbere. Ushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu: Facebook Monaco Cosmetic Shop, Instagram Monaco Cosmetic, cyangwa se urubuga rwacu monacocosmetic.net.